bon ikibazo warubajije ni ikibazo kiri très important ni ikibazo gisaba ubusobanuro bwagutse cyane. Wabaje uti kubera iki iyo habaye ikintu mu Rwanda umuntu agakora accident, bari abantu u Rwanda bari bagambanira u Rwanda bakata bayivuga ukundi. Je nabishana mu buryo ntabatindiye. Bon bari abayivuga ukundi bari ce sont des pions n'abantu bakoreshwa bariya ahubwo ifa kureba ababakoresha bo bagamije bari bon nkuko minister yivuze bari bafite urwango bafite yakinga bitekerezo ya kera babumva yuko u Rwanda rudakuri ibyiza kwa iterambere u Rwanda ruri kugeraho rufite abantu batabyishimiye. Reka dusubire gato mu mateka. Nimba mwibuka politiki yo kwigira, politiki y'u Rwanda yatangiye neza cya gihe fatira u Rwanda ibihano muri 2012 cya cyose cya M23 mbamubyuka neza. Niyo hahise habaza igiriya Agaciro funds. U Rwanda ni igihugu nk'ibihugu byinshi bikenera amafaranga kuko tudakora ku nyanja, n'amateka aranga bino bihugu byacu kenshi na kenshi usanga muri budget national wasanga ari inkunga zo ishaka kukipa meme 90%. U Rwanda nk'igihugu cyamaze kwimenya kibona yuko izo nkunga zidakenewe bakeneye kwigira. Iyo ni ikintu kimwe cyane gituma ari amatake aba ku Rwanda. Gute none nabihuza gute? U Rwanda rwamaze ifa ko tumenya les ressources u Rwanda rukoresha kugira ngo rubone amafaranga n'izi. U Rwanda rwamaze kwidefinisa nk'igihugu gicuruza service. Iyo tuvuze les services tubona espace touristique, ubukerarugendo, tukabona na doing business, kuregereza amategeko ku buryo ashaka kwatira bari ba investor abazana amafaranga mu gihugu. Ibyo byose biba kubera iki? Ni sécurité. Sasa iyo u Rwanda rufite umutekano niyo bari abantu u Rwanda babumva yuko bagaragaza u Rwanda nk'igihugu kitagira umutekano byakitse. Ni nayo mpamvu uzasanga iriya miryango yita ngo iharanira agateka zina muntu ikora amaraporo contre ku Rwanda, amaraporo apfuye atafite na gihamya. Ibyo byose ni ukwataka iriya sécurité ituma ressources y'u Rwanda ariyo gucuruza service ishobora kuba abused. None u Rwanda rwageze naho noneho rusigaye rucuruza service hanze y'umutekano. Muri buka ibyaretse kuba bavuga ko ingabo z'u Rwanda zakoze rep ari amatake yose ni nkaya nyine muri kuvuga abantu batera ibuye ahantu u Rwanda rukura ko u Rwanda ubu ntirubikeneye amahanga cyane kugira ngo rutere imbere. U Rwanda rumaze kwipositioninga ku buryo ushobora gukora umushinga nk'uriya wo gukora ikibuga cy'indege kira cya Bugesera kiri kuri level yo hejuru batarinze bakomanga muri Bank Mondiale iriya imanipira ibihugu by'ibyo muri Afrika. Afite umufatanyabikorwa ashobora gukonvenka wenyene kubera ya service acuruza. U Rwanda rumaze kwipositioninga ku buryo bashobora kwatira n'importe qui ufite amafaranga hano ku isi abagramanya ku isi bazo. Ibyo byose c'est grâce ya sécurité ibatuma bacuruza service. Abashoramari bumva u Rwanda cyane kuko bashora imari ahantu ku buryo bashobora gusarura, bashobora gusoroma. Ibyo byose ni sécurité. Iyo ubona bari abantu u Rwanda bataka akantu kose accident yabaye umuntu yapfuye, umuntu yabura icyumweru kimwe ati yanyuruje. Ibyo byose ni sécurité.
faut que tumenya importance ya sécurité ihe iki u Rwanda ituma u Rwanda rukurura abantu bazana amafaranga mu gihugu kandi nacyo kintu ibihugu byose bidakora ku nyanja bikora jena nicyo navuga murakoze n'abatindi turakomeza bo nakongeraho reka mbibutse n'akandi gatoya urakomeza niba mwibuka cyagiye u Rwanda rwakira cyogamo idashye ni service bizana amafaranga reka mbibutse sene yabaye Kongo ishaka uburyo idestabiliza ile espace touristique habingaki cya Ventura murabyibuka hari ibintu byabaye bashaka uburyo bataka hari habingaki kugira ngo ya source aho Rwanda rukura amafaranga batume nyene barayiva gute nyene batume abaturiste bataza bavuga batangira gusohoka ya maraporo ati ngo abanyamerika ngo turabujije zera raporo zikunda gusuka murabizi nabukemuje debete nkunganire nacyagiye batera nyabimata itangazo rya mbere ryasohoke y'abafaransa akurikiye abanyamerika akurikiye abongereza sinzi niba nashobora kuvuga twatanye ingero nyinshi ihangane gatoya debete nararangiza sorry so nibyo nashaka kunganira objectif no guteza umutekano muke mu Rwanda kugira ngo induri zivuge so byose ni sécurité baba bataka kuko resource y'u Rwanda c'est la sécurité kuko bayicuruza mu Rwanda no hanze nicyo kintu ducuruza pour le moment kandi nacyo kintu ituma u Rwanda rugeraho rugeze merci beaucoup twakira umuvandimwe mbaye ndagusuje cyane karibuni sana sinajya nkubona kuri space umuvandimwe inshuti yanjye cyane karibuni sana mbaye asante sana Fazale na Damien kuri space sinzi niba munyumva neza turakumva cyane jeje mbaye tuzi se nagira ngo mvuge ku tuntu tubiri ku bijyanye no mu karere ura uko situation ihagaze mu karere kuri jewe ngira ngo aho bigeze ndabyishimiye nishimira kubonaho uko M23 ihagaze n'abantu ubona bamaze gukamirika bamaze kumva ko ikibazo cyabo ari bo bazakikemurira kandi ko uretse ni hari n'abandi bantu bagomba gukomboka kubera ko hari benshi muri Kongo buriya nini cyane ku buryo umuntu uri mu majyaruguru abantu bari muri Kivu n'abari hirya za Kinshasa n'abantu bafite imyumvire itandukanye iyi mpamvu mbyishimira nuko ubona abo bantu bose barakangutse kubera insécurité interahamwe zajyanyeyo kubera kubangamirwa cyane kubera gutsikamirwa no kwicwa bya buri munsi byarabubatse ni ibintu bibi n'ubundi byubaka umuntu byarabubatse ku buryo uyu munsi kuri bo barahagurutse baravuga ati ni twebwe ibisubizo tugomba kubyishakamo ubuzima bwacu nta wundi bureba ntabwo ari bene abantu bagitegemeye yuko hari igihugu cy'igitangaza kizabibakorera ariko bituruka yuko n'ubundi ese mbere kubera iki bazaga bagatsindwa nuko babifataga nk'aho ari ibintu byoroshye gutsindwa mu 2012 byo ibihugu byabakonaniyeho nta kundi bari kubigenza ariko uyu munsi bafite impamvu bafite intego kandi bari na tayari no kwicara no kubiganiro igihe leta yaba ari byizana ariko ngiye nkishimira yuko leta twagize igiperezida cy'igisazi muri Tshisekedi ameze n'umuntu w'igihararumbo batereye barazamutereka ku butegetsi ariko akamasa kazaca inka n'ubundi kazivukamo Tshisekedi biriya abyuka mu gitondo agakubita amagambo aho ngaho nicyo gituma
abantu babona ko Kongo kuko ifite ikibazo. Iyo aza kuba ari umuntu nka Kikwete cyangwa nka Kabila, uyu munsi ikibazo cya M23 cyari kuzamara imyaka 100, ariko uyu munsi biragaragara yuko niba gitwara neza kizamara igihe gitoya. Ibyo ndabivugira yuko muri insecurity muri Kivu ntabwo ari uyu munsi. Habaye intambara za Bamurere, buriya abazungu badukolonije, niba no kudukoloniza, niba no kudukandamiza, bari bafite uburyo bakreatinze za service de renseignement mu Rwanda zitwaga za sesera muri Congo. Bahimba ikintu cya Magrive. Ikintu cya Magrive n'ubundi cyari kugira ngo abo banyarwanda bari hakurya bagire uburyo babashoramo community z'abahutu, uko bazamutse babice, uzamuye umutwe bamutware, ugasanga baranyereza abantu urusorongo. Ariko uyu munsi ikiriho ntabwo ibyo bintu bigishobotse. Ntibigishobotse kubera ko abategetsi dufite ni abantu bavugira hanze. Tshisekedi yaba n'Uburundi nawe nuko nawe ubona ibintu bye biri hanze. Nicyo cyiza ubu ngubu navuga. Ibyo rero byatumye u Rwanda rwo ntirwigeze ruhagarara, kubera ko n'ubundi interahamwe kuva zikiriho u Rwanda ntabwo ruzicara. Uko bizagenda uko ariko kose, aho zizajya hose, uko ziyoberanya, uburyo zizamo, abari master plan ba insecurity hariya cyangwa abashaka gucuza Kongo utwabo barabakoresha, kubera ko barabizi ko nta handi hantu bajya. Interahamwe ntizafata igihugu ngo zongere ziyobore.